guys, wongeye kugaruka nkwereka uko twakora amafaranga kuri Stamra. ndakeka urabona ko ariho 328. Turebe video imwe turebe amafaranga turahita twiyongeraho kuri Stamra Agents. Mubwira ngo kuyijoininga biragusaba creating account, then ugakora payment active. Payment active amasegonda 20 aruzuye. Urambwiye ngo watch other video, ndebe indi video. Urebe katuze turebe amafaranga yiyongereyeho. Urabona ahisemo 405 kuri twa dufite 300 none ahisemo 405. Video abari nyinshi urazireba, hakaba hari n'izindi abari ibintu byinshi, hari za TikTok, hari games. Hano harimo amafaranga no kwijoininga, then tugakorera amafaranga. Video urabona urayireba amasegonda hano kuri YouTube ukwa amasegonda 20, TikTok ukwa amasegonda 10 yo kureba video imwe ukayireba amasegonda 20. Kuri TikTok akaba ari amasegonda angahe 10. Hari games, hari TikTok, hari trivia, hari spin, ari byinshi. Noneho na ads na WhatsApp. Noneho WhatsApp akarusho kariho baguha status ushyira kuri status yawe, noneho ukishyiraho imwe bakayibarira 50. tuzi dukore trivia question turebe nayo byayo. Start model dukore question. Ntibutse gukora subscribe kuri Menya Studio. Iyi channel izajya ikugezaho utuntu tw'ubwenge, kugira no kujoininga iyi Stamra Agents ko irimo amafaranga. Dukomeze dusubize ibibazo tubisubiza. Gari biba bigoye cyane ibibazo tugasubiza, kubwira ngo weho utari wayijoininga ubuhomba kuko harimo amafaranga. Ibi ni ibintu birimo amafaranga. Tuze turebe ngira gukora subscribe kuri Menya Studio, ukanayijoininga iyi Stamra nawe twikorera amafaranga. Urabona isengerane kuri 6. Kugira ngo ahangaha yagize bahita baguha 500 ako